Burya abantu benshi batekereza ko kuba umuhanga bisaba kugira ngo ube ufite ubumenyi runaka ku bintu runaka, cyane cyane nko gusubiza ibibazo byananiranye cyangwa se muri fizike. Ariko burya si byo. Burya kuba umuhanga ntabwo bisaba kuba ufite IQ iri hejuru cyangwa se kuba ufite ubumenyi runaka mu bintu byihariye. Ahubwo burya kuba umuhanga hari ibindi bintu bisaba turi bukubwire muri kino kiganiro. Turakubwira ibimenyetso 10 abahanga bahuriraho nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi. Ndetse abahanga muri psychology bagiye kuravuga ko ibimenyetso ahanini bigaragara ku muntu w'umuhanga kandi uzi byinshi. Muri rusange rero burya kuba umuhanga bisaba kugira ngo ube ufite ubushobozi mu gutekereza, kandi ubwo bushobozi bukajyana no kwisanisha ku mpinduka zose zishobora kuza. Ndetse burya abahanga ahanini usanga bahurira ku kintu cyo kuvuga, cyane cyane bakamenya ibyo bavuga, bakagenzura amarangamutima yabo kandi bakavuga ibikwiye. Ibi bikaba bigaragazwa n'umuhanga muri psychology uvuze ko burya kuba umuhanga bidasaba kuba ufite IQ iri hejuru, kubera ko burya uburyo ipimwa bishobora guterwa n'imico y'ahantu cyangwa se buri gihugu bitewe n'uburyo babaho. Ntabwo burya ari rusange ku isi, ndetse burya ngo IQ uburyo ipimwa ifite ikibazo. Ubushakashatsi bugenda butandukanye bwagiye bugaragaza ko abantu b'abahanga bafite ibyo bahuriraho, cyane cyane nk'ubwakozwe mu mwaka wa 2016 bwagiye bugaragaza ko abahanga burya bafite ibintu byinshi bahuriraho, cyane cyane nk'ubwakorewe mu gihugu cy'Ubwongereza bwagaragaje ko burya abantu b'abahanga bakunda kuba ari bonyine cyangwa se badakunda gusabana n'abandi. Ndetse ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko iyo umuntu w'umuhanga agerageje kwisanisha n'abandi bituma ataryoherwa n'ubuzima. Ndetse burya ngo uko ugenda ugira inshuti nkeya nibyo bigenda bigaragaza kuri umuhanga. Ariko ibi ntabwo bivuze ko kuba ukunda gusabana n'abandi ahubwo burya bitakugira umuhanga. Ahubwo burya nabyo bifite umwihariko wabyo, ndetse nabyo bikagira ubuhanga bwabyo. Gusa abahanga ibyo bahuriraho, yaba ari umuntu ukunda kuba wenyine cyangwa se ukunda kubana n'abandi, nuko burya bagira ubushobozi bahambaye mu kwikemurira ibibazo. Ndetse burya nubwo bwose bakunda kuba bonyine, ariko burya bagira ubushobozi bahambaye mu gukemura ibibazo nta bundi bufasha bakeneye. Ndetse usanga umuntu w'umuhanga uburyo yitwara ndetse n'uburyo atekereza n'imikorere ye mu buzima bwe bwa buri munsi bigaragaza nyine ko uwo muntu ari umuhanga. Ndetse muri iki kiganiro uraza kumenya niba koko uri umuhanga. Uraza kumenya niba inshuti yawe mugendana cyangwa se umuvandimwe wawe afite ubwenge bwinshi ndetse ari umuhanga. Kabone nubwo yaba adafite IQ iri hejuru, ariko burya ni umuhanga niba afite ibimenyetso bikurikira. Muri make burya ubuhanga, ubwenge ndetse n'ubushishozi ni ibintu bishobora kugendana, ariko kandi ntabwo byuzuzanya neza bitewe n'ahantu umuntu yarerewe cyangwa se n'imico y'igihugu, bitewe nyine n'ibyo bagenderaho bagenzura ibyo byabo. Reka rero turebere hamwe ibimenyetso 10 bishobora kukwereka ko umuntu ari umuhanga. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko umuntu ari umuhanga ni umuntu wumva abandi, ndetse akagerageza kwisanisha n'ibihe abandi barimo. Muri make burya kudasobanukirwa n'ibihe ugezemo cyangwa se ibihe abandi barimo n'uburyo bitwaraho, burya ntabwo bigaragaza ko uri umuhanga. Umuhanga amenya aho ari, akamenya igihe harimo ndetse n'uburyo yitwara bitewe na situation asanzemo abantu cyangwa se n'abaganira. Iyo rero uburyo utamenya uburyo witwara ndetse n'uburyo ugenzura amarangamutima yawe bitewe n'igihe urimo cyangwa se na situation urimo, burya ntabwo uri umuhanga. Ndetse burya niba uri umuhanga uzamenya niba abantu bababaye, umenye ibyo babwira ndetse n'uburyo witwaraho. Nugera ku bantu basenga uzamenya uburyo witwara bitewe nyine n'icyo gihe barimo, ndetse uzitegereza n'umuntu umenye niba babaye cyangwa se yishimye, bityo umenye ibyo muganiriza ndetse n'imipaka ugomba kugira mu byo ugomba kumukorera cyangwa se kumuganiriza. Ikimenyetso cya kabiri kizakwereka ko uri umuhanga ndetse ko uri umuhanga cyane ni ukugira amatsiko ibigukikije byose. Inyigo zitandukanye cyane cyane zagiye zikorwa n'abahanga muri psychology byagiye bigaragaza ko burya abantu b'abahanga bafite ubwenge bwinshi bagira amatsiko y'ibibakikije. Ibi ntabwo bisobanuye gusoma ibitabo byinshi ku munsi cyangwa se gusoma ibitabo byinshi ntabwo aricyo bisobanuye, ahubwo bisobanuye kugirira amatsiko buri kintu cyose ugiye kunyuramo cyangwa se kigukikije. ukamenya uburyo gikora, ukamenya ibyacyo,
ndetse ukamenya byinshi kuri cyo. Abantu b'abahanga nk'uko bigenda bigaragazwa n'ubushakashatsi, bamenya ibintu bitandukanye ndetse bakunda kubaza ibibazo kugira ngo basobanukirwe. Bagashaka kumenya abantu babana nabo, ibyo babamo, cyangwa se bagashaka kumenya ngo ni ryari ibyo bibazo bakunda kubibaza. Ndetse kubaza ibibazo byinshi bituma ugira ubumenyi bwinshi ku bintu bitandukanye, ndetse bikamutuma umenya n'uburyo witwara, ukagira n'amakuru y'ingenzi kuri bya bintu. Muri make, abantu b'abahanga bagira amatsiko menshi. Niba ugira amatsiko ukihatira kumenya byinshi, burya uri umuhanga. Ikimenyetso cya gatatu gihurirwaho n'abantu benshi b'abahanga ni uko burya bakunda kwitegereza. Burya umuntu w'umuhanga iyo ageze nko mu cyumba runaka akunda kumenya ibirimo, ndetse burya ubona bitegereza cyane, bakabasha no kwiga vuba kandi mu buryo bwihuse. Ndetse burya kwitegereza cyangwa se to be observant biguha umwanya mwiza wo kumenya uburyo witwara, ndetse no kumenya igikwiye ukwiye gukora. Ndetse burya mu gihe ufite ubushobozi bwo kwitegereza no gusobanukirwa no gushaka kumenya buri kintu cyose, bituma umenya ubwenge bwinshi, ndetse ukabasha no gusobanukirwa no kugira amakuru menshi ku bintu bitandukanye. Ikimenyetso cya kane gishobora kugaragaza ko uri umuntu w'umuhanga ni uko burya ugira ubushobozi buhambaye bwo kumenya kwigenzura, ndetse no kugenzura amarangamutima yawe. Burya umuntu w'umuhanga amenya uburyo yigenzura, akamenya kugenzura amarangamutima ye ndetse n'uburyo yitwara. Ntabwo ahubukira ibintu byose abonye, ahubwo amanza kumenya ikihishe inyuma y'ibyo bintu. Buri ikintu cyose ntabwo kibaho kidafite impamvu. Umuntu w'umuhanga rero burya amenya impamvu yabyo, agatekereza mbere yo gukora, cyangwa se mbere yo kugira icyo akora akabanza agatekereza, agashyira ibitekerezo byo ku murongo. Ndetse burya abantu b'abahanga burya bamenya kugenzura amarangamutima yabo, ndetse bikabaha umwanya mwiza wo kumenya icyemezo gifatika cyangwa se kizima bafata. Ikimenyetso cya gatanu kigaragaza ko uri umuntu w'umuhanga ni uko burya ukunda kwibuka, ndetse ukunda gufata mu mutwe, ndetse ufite ubushobozi buhambaye bwo gufata mu mutwe. Nk'uko bigaragazwa n'abahanga muri psychology, bavuga ko burya umuntu ufite ubwenge bwo kwibuka cyangwa se ubushobozi bwo kwibuka byinshi yanyuzemo, burya aba ari umuhanga. Ndetse burya ngo ubwonko bwacu bugira ibice bibiri, ari nabyo bita short term memory cyangwa se long term memory. Rero burya umuntu ufite ubwenge bwinshi, ibice byombi bibasha gukorana kandi bikuzuzanya. Ndetse uyu muntu amenya kugenzura neza ubwonko bwe ku buryo bubasha kwibuka byinshi yifuza gufata, ndetse n'ibyo yifuza kumenya. Usanga yibuka amazina y'abantu bahuye nabo, ndetse akabasha no kubisanisha nabo, anabahamagara muri ya mazina. Akibuka ibyo yanyuzemo ku buryo abasha kwibutsa byose. Ikimenyetso cya gatandatu kizakwereka ko uri umuntu w'umuhanga ni uko burya umenya imipaka yawe, ukamenya aho ugarukira ndetse naho utagomba kurenga. Burya abantu b'abahanga bamenya igihe bakwiye gukora, ndetse n'igihe bakwiye kwifata. Bakamenya igihe bagiye kuvuga, igihe bakwiye kuvuga, ndetse n'igihe bakwiye guceceka. Ndetse ibyo ni ibimenyetso by'ubuhanga, n'ibimenyetso byakwereka ko nyine uri umuntu w'umuhanga. Mu gihe rero burya nta mipaka ugira, ahubwo igihe cyose utagomba utamenya aho ugarukira, burya ntabwo uri umuhanga. Ndetse unarebye nabi ibyo bintu bizagukoraho. Burya umuntu wanyawe amenya aho agarukira, ibyo akwiye kuvuga, ndetse n'ibyo akwiye guceceka. Ikimenyetso cya karindwi kizakwereka ko uri umuntu w'umuhanga ni uko burya ukunda kujyana n'ibigenda, cyangwa se ukwiye kumenya uburyo witwara. Urabizi rwose, ukwiye kumenya, uramenya igihe cyo kubyina urabyina, igihe cyo guceceka ukaceceka. Muri make ukajyana na flow cyangwa se n'injyana igezweho. Burya abantu b'abahanga ntabwo batakaza igihe cyabo batekereza uburyo ibintu bizagenda, uburyo ibintu bazabigenzura, ahubwo bagendana n'ibigezweho, ndetse bakamenya kujyana n'impinduka zigezweho. Burya gutsimbarara ntujyane n'impinduka zigezweho bishobora kugushyira mu byago, cyangwa se bikagaragaza ko utari umuntu w'umuhanga. Ahubwo burya umuntu w'umuhanga amenya kubyina injyana igezweho, ndetse akajyana n'umuziki wacuranzwe. Ikimenyetso cya munane kizakwereka ko uri umuntu w'umuhanga ni uko burya ukunda guharanira ibyo bigufitiye akamaro, cyangwa se ibigushimisha. Hari ibyo ufitiye amatsiko, hari ibyo wihebeye, cyangwa se ibyo wifuza kugeraho mu buzima. Ibyo nibyo ugenderaho,
ahubwo ntabwo umuntu azenga gutureho ibyo we yifuza ko wageraho. Ndetse burya umuntu w'umuhanga agerageza guharanira intego ze kandi akagendera mu murongo usanishwa na za ntego ze. Ndetse burya amenya gushaka ubwenge, ubumenyi ndetse n'aho yashaka amakuru yose kuri bya bintu afitiye amatsiko cyangwa se yifuza kugeraho mu buzima. Ndetse burya abantu b'abahanga usanga ahanini biyigisha, ugasanga yigisha ibintu bitandukanye bijyana n'intego zifuza kugeraho cyangwa se ibimushimisha cyangwa se ibimunyura. Ikimenyetso cya cyenda kizakwereka ko uri umuntu w'umuhanga ni uko burya ukunda kubaza ibibazo bituma umuntu atekereza. Ndetse uzasanga ari umuntu nyine, umuntu w'umuhanga ari umuntu neza uzi kubaza ibibazo ku buryo wumva ari ikibazo gifite ishingiro ndetse gituma ubasha kumusobanurira neza agasobanukirwa. Abantu b'abahanga burya iyo babaza ntabwo bapfa kubaza ibibazo byose babonye. Ndetse uzasanga na mbere yo kubaza abanza gufata agapapuro akandika ikibazo ari bubaze, ndetse ku buryo kibasha kumvikana neza kandi kikabasha kurasa ku ntego y'ibyo yifuza kumenya. Ndetse burya abantu b'abahanga babaza ibibazo bagamije kugira ngo basobanukirwe. Ndetse burya kubaza bitera kumenya, nk'uko wa muntu avuga. Burya umuntu aribagirwa. Ndetse burya umuntu mu busange umuntu uwo ari we wese burya ashobora kwibagirwa. Ariko iyo ubashije kubaza neza ugasobanukirwa, ukabihuza n'ibyo wifuza kumenya n'ibyo gusobanukirwa, buryo bituma ubasha kwibuka igihe kirekire ndetse no kubika bya bintu wabwiwe igihe kirekire. Ikimenyetso cya 10 kigaragaza ko uri umuntu w'umuhanga ni uko abantu bakwizera kandi bakagukurikira. Burya niyo abantu bakwizera ndetse burya bakanagukurikira, bakumva ko wabamurikira muri byose cyangwa se waberekera muri byose, nuko uri umuntu w'umuhanga. Ndetse burya nabo bwa buhanga wabo bukubonyeho. Burya abantu bakunda gukurikira abantu bahanga ndetse babona bazabageza kuri byinshi cyangwa se babarusha ubumenyi. Ndetse burya abantu b'abahanga usanga ari abantu bamotivatinga abandi. Abantu burya bitangira akazi kabo kandi baharanira intego rusange cyangwa se baharanira inyungu rusange, ugasanga ari abantu batikunda muri rusange. Hari ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2014 bukorerwa muri kaminuza ya Oxford bwagiye bugaragaza ko burya abantu bahanga cyane cyane bigenda bihuzwa n'imico yabo. Ndetse burya gupima ngo IQ cyangwa se biriya bita quotient intellectuel burya bishobora gutandukana bitewe n'imico y'igihugu. Cyane cyane burya nk'umwana wavukiye i Burayi n'uwavukiye mu Rwanda cyangwa se muri Afurika, ntabwo burya ushobora gupima IQ yabo ngo bikore kimwe, kubera ko burya uburyo ipimwa kubagendera ku myaka ndetse n'ibibazo bagenda bakubaza bakorera ubumenyi ufite ku bijyanye n'imyaka yawe. Umwana w'i Burayi yakuze abona gari ya moshi, ibyo bitandukanye rero n'umwana wo mu Rwanda cyangwa se wo muri Afurika wakuze abona igare gusa. Ushobora gusanga atazi byinshi kuri gari ya moshi ariko afite byinshi arusha umwana w'i Burayi kumenya ku igare cyangwa se kumenya ku madegede cyangwa se kuri dodo bahinga iwabo. Muri make burya kubaza ibibazo no kumenya uburyo ubwenge bw'umuntu buteye n'uburyo bungana ntabwo bishingira kuri quotient intellectuel, ahubwo bishingira ku bikorwa bye ndetse n'ibyo abasha kwigezaho n'uburyo abasha guhangana no gukemura ibibazo ahura nabyo mu buzima. Wakora subscribe niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel ya Rweme Hub.